mu mihango yo mu bukwe bwa kinyarwanda harimo gushyingira. No gushyingira nayo igira ibice bigera muri bibiri. Menya kandi usobanukirwa ikinyarwanda. Abahanga bavuze ko ikinyarwanda gikomera. Iki ni ikiganiro menya usobanukirwe imihango n'imigenzo ya kinyarwanda. Tuzabagezaho amagambo agaragara mu bisigo, mu mivugo ndetse n'iyandi magambo akomeye tujya twumva tugayoberwa icyo yasobanuye. Uyu munsi ngiye kubabwira imihango ya kinyarwanda ariko yerekeye mu bukwe. Ngiye kubabwira imihango y'ubukwe bwa kinyarwanda. Imihango y'ubukwe bwa kinyarwanda igizwe n'ibice bitandatu, ari byo ngiye kubabwira. Umuhango wa mbere ni uwitwa kurambagiza no gukwa, ni ukurambagiza no gufata irembo. Niwo muhango wa mbere ukorwa mu bukwe, mu mihango y'ubukwe. Umuhango wa kabiri ni ugusaba no gukwa, ariko muri uwo muhango wa kabiri wo gusaba no gukwa nawo urimo ibyiciro bigera muri bitatu. Icyiciro cya mbere ni ibijyanye no gusaba no gukwa, harimo kuvuga amazina y'inka, ari byo kuvugira inka. Umuhango wa kabiri ni uwo umusore uri burare ashyingiwe. Umuhango wa gatatu ni uba umukobwa nawe ari burare ashyingiwe. Iyo ni imihango itatu ikubiye mu gusaba no gukwa mu kinyarwanda, mu bukwe bwa kinyarwanda. Undi muhango wa gatatu mu mihango yo mu bukwe bwa kinyarwanda harimo gushyingira. No gushyingira nayo igira ibice bigera muri bibiri. Gushyingira, igice cya mbere ugira ni icyitwa guhagurutsa umugeni. Icyiciro cya kabiri ni ukwakira umugeni no kurongora. Yose ni amagambo akomeye tuzajya tugenda tubasobanurira gake gake bitewe n'ayo mwahisemo. Ikindi, undi mugenzo cyangwa umuhango, ku muhango wa kane niwo ngezeho. Umuhango wa kane harimo gutwikurura. Ni umuhango uba mu bukwe bwa kinyarwanda, harimo gutwikurura. Tukajya ku muhango wa gatanu witwa gutekesha. Nawe nzabasobanurira batekesha ni ukubera iki batekesha bate. Tugakomeza umuhango wa gatandatu n'uwo bita guca mu irembo no kuramukanya. Niyo migenzo itandatu iba mu mihango y'ubukwe bwa kinyarwanda. Sinzi niba nayisuramo nihuta. Navuze wenda ngo buri mugenzo ufite nawo ibindi nabyo biwuranga. Binyuzemo nihuta, navuga ko umuhango wa mbere mu bukwe bwa kinyarwanda ni ukurambagiza no gufata irembo. Umuhango wa kabiri ni ugusaba no gukwa. Umuhango wa gatatu ni ugushyingira. Umuhango wa kane ni ugutwikurura. Umuhango wa gatanu ni ugutekesha. Umuhango wa gatandatu ni uguca mu irembo no kuramukanya. Ngiyo imihango itandatu y'ubukwe bwa kinyarwanda. Nzagenda basobanurira buri muhango n'icyo ukora. Ese udakozwe ntibyaba byatwara iki? Buri muhango nzagenda mbasobanura uko ugenda usaba cyangwa ibyo ugenewe gukora. Ngende rwimikwa mu ngabo amacumu acanye, ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuza ubuhuhi, inoni zicacana hose, abana bato barya ubunyano bitegura kwita iyo nyamibwa izina. Nitwa Dr. Berwa. Ndabashimiye kandi mwibuke gusharinga cyangwa gukwirakwiza iyi video abantu badasobanukiwe cyangwa bashaka kumenya n'imico ya kinyarwanda, imiziro n'imiziririzo ya kinyarwanda.
no kuba bashaka kumenya amagambo amwe n'amwe aba ajimije, usanga bavuga ngo abasaza nibo bayavuga cyangwa abantu bazi ikinyarwanda. Naje ngo njye mbasobanurira. Uzajya wandika muri comment niba ari ijambo ushaka gusobanuza, ujya wandika muri comment. Mu gihe ntabashije kurimenya, negera abasaza bazi ikinyarwanda nanjye bame ubusobanuro bwabo bw'icyo wambwiye mu gihe ntagifite, kuko nawe umenya byose, noneho namwe inze mbabwire. Mu gihe byaba binanduhije, nshobora no gufata umuntu usanzwe abizi ngamutumira akaza akabidusobanurira. Murakoze cyane. Ikiganiro nimenya usobanukirwe imiziro n'imiziririzo.